hari ijambo twasomye rivuga ngo wicara uvuga nabi mwene so. Ese wumvise ko no kuvuga nabi mwene so nabyo birimo? Wicara uvuga nabi mwene so. Waba uri gucuruza ukavuga nabi mwene so, mwaba muri salo mumaze guhaga iby'Imana yabahaye mukavuga bene so nabi, waba ugiye gusura mwene so mukavuga bene so nabi, mwaba mwicaye muri za biro zanyu mukavuga bene so nabi, hanyuma ukabeshyera mwene nyoko. Umuntu wese ushobora gutuma abandi bantu bagira amakuba iyo batamubitse muri gereza bamuhanisha ikindi gihano. Ntushobora gusenya igihugu ngo ukomeze widegembye. Ntago wasenyera Imana ngo ukomeze widegembye. Izagukura mu bandi kugira ngo udakomeza kubanduza. Bicara ku muntu kugira ngo bamushakire dosiye, bagahimba icyo bamugerekaho kugira ngo bamuhutaze, bakagishaka ntibakibone, bakagishakisha. Yesu ashimwe. Nitwa Mukeshimana Emerita, zwi ku izina rya M.charlene. Ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye, n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye ndetse n'ibindi bifasha ubugingo. Shuhuje mwese abakurikiranye M.charlene official. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe kandi tubifurije umwaka mwiza, uzababere umwaka wo kwaguka no kunguka, uzababere umwaka wo guhirwa no kumenya Imana, uzababere umwaka wo gutabarwa no kurengerwa no kugirirwa neza mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ubwo rero turabashuhuje cyane kandi turabakunda mwese abakomeje gukurikirana M.charlene official. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, turasuhuza abo mu bihugu by'abaturanyi, turasuhuza abo mu bihugu bya Afrika bitandukanye, turasuhuza abo muri Amerika y'Epfo, Amerika ya Ruguru, turasuhuza abo muri Europe, abo muri Australia. Turabashuhuje mwese abashinzwe umutekano, abarimu n'abaganga. Imana ikomeze kubana namwe muri ibi bihe turimo. Ni bwa butumwa n'ubundi dukomeje bw'uyu mwaka nahawe buvuga ngo menya icyatumye Imana igusiga. Uyu munsi ndashaka yuko tuganira ubushize twari twabiganiriye, twabonye ukuntu Imana yaturinze, twabonye ukuntu impamvu Imana yaturinze. Uyu munsi tugiye kureba ku bantu badaha agaciro iby'Imana yakoze uko bizagenda. Hanyuma turareba kandi muri Zaburi ya 50 umurongo wa 16. Zaburi ya 50 umurongo wa 16 tubariho tureba ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rukarema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko yuko muhanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ndarisubiramo. Nababwiye ko ubu butumwa ni ubutumwa Imana yampaye kuri ebyiri, yabumpaye kuri ebyiri irambwira ngo mbivuge. Ni ubutumwa. Twongere dusubiremo. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, ndabwira uwo mu rusengero n'uwo hanze, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe, ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ufatana n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rurema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko muhanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana itubabarire.
twaganiriye amagambo menshi mu butumwa bwatambutse. Nababwiye ko ubutumwa nabushyize mu byiciro bitatu kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Icya mbere, impamvu Imana yagusize. Icya kabiri, kumenya impamvu yagusize. Icya gatatu, iyo ukomeje kwinangira bigenda biti. Imana yantumye ibintu bibiri. Kimwe nuko nababwiye ibintu bibiri bituma igusiga, ni ugutunganya ibidatunganyije, gukizwa ndetse no kuyikorera. Bibiri byonyine. Hanyuma ngiye kubabwira ibintu bibiri bizakubaho cyangwa byakubayeho, kuko yarambwiye ngo hari abo byabayeho n'abandi bigiye kubaho kandi muri uyu mwaka. Ibintu bibiri biba ku muntu uhora wirenza amagambo y'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana nonaha ngo wiruhiriza iki kuvuga amagambo y'Imana, ugashyira isezerano ry'Imana mu kanwa kawe, ngo iteka wirenza amagambo y'Imana. Iyo ubonye umujura murifatanya, wabona abasambanyi ukaburi kumwe nabo, ngo wicara ubeneshyera bene so, hanyuma ugahimbira bene nyoko, ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe. Ariko ngo nzabifata byose mbishyire ku mugaragaro imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka nkubwire, ushobora kuba utazi uko bikurikirana nawe ubwawe ubikora, ariko Imana ya Isiraheli burya yarabibaze byose uko bikurikirana. Ntushobora kubara ubugome umaze gukora mu myaka ufite. Ntiwanabara abo wabeshyeye, abo wibye ntago wababara, abo wateranyije ntago wababara, abo wafungishije ntiwababara, abo washyirishijemo ntiwababara, abo wirukanishije ku kazi ntiwababara, abo mwasambanye ntiwababara, indi umaze gukuramo ntawabibara. Ariko ngo izabibarayo ibibare, izabibara wenda bizabe miliyoni, ariko izabibara. Ngo nimara kubibara, ngo izabikuzanira, ngo ibishyire imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Ibyaha wakoze nta mupolisi wabibara, nta ribu ntago yabibara, ni byinshi. Nawe nyiri ukubikora ntiwabibara, nabo wabikoreye ntibabibara, ariko ngo izabifata byose uko bikurikirana, ibishyire imbere y'amaso yawe. Ngo ubwo uri inyanga guhanwa, uri inyanga guhanwa. Barabwiriza ntago wumva, wabwirijwe n'abakomeye, ubwirizwa n'aboroshye, wabwirijwe mu Cyongereza, ubwirizwa mu Gifaransa, wabwirijwe mu Giswahili, ubwirizwa mu Kinyarwanda, wabwirijwe n'abakobwa, ubwirizwa n'abasore, wabwirijwe n'abize, ubwirizwa n'abatarize, wabwirijwe n'abo ushaka, ubwirizwa n'abo udashaka, wabwirijwe n'ibyiciro byose, ukomeje kwinangira. Ngo ubwo uri inyanga guhanwa, uhora wirenza amagambo y'iki y'Imana, ngo izabifata byose ibishyira imbere yawe uko bikurikirana. Dore ibintu bibiri Imana yambwiye bizakubaho mu gihe yakurinze, ikagutangaho imbaraga, igatanga ingabo nyinshi ngubeho. Dore ibintu bibiri ngo izakora. Ngo ikintu cya mbere gikora itanga urupfu, icya kabiri ikora ngo ni ukugucaho umurongo. Reka nkubwire, uwo Imana ijyana muri gereza kugira ngo yihane, burya ntako bisa biba byoroshye. Uwiteza uburwayi, uwiteza ubukene, abiteza ibintu bitandukanye kugira ngo bihane. Ibyo ngibyo ni ukubinginga. Reka nkubwire, dore ibintu bibiri Imana izakorera uwamaramarije kutayumva. Ni ibintu bibiri Imana yantumye, ni ibintu bibiri Imana yambwiye. Yarambwiye ngo izohereza urupfu kuri wowe. Icya kabiri ngo ni ukugucaho iki umurongo. Imbwira ijambo rikomeye, imbwira ko hari abantu bajya bapfa bazira kutumvira Imana, kavuga iti reka ngo ukenyure. Hakaba abandi icaho umurongo mukaririmba, yarabaceho umurongo, mukavuga ubutumwa muri ibica muke n'ibikenya, yarabaceho umurongo, mukaba abayobozi, mukaba abahanuzi, mukaba abakozi bayo, cyangwa mukaba n'abandi waramaze gukatirwa. Ese gukatirwa ntimubizi? Ntimuzi ko hari abantu bakatiwe badafunze? Nigeze mbyumva. Hari abantu leta yakatiye, cyangwa hari abantu ibihugu bikatira. Nigeze mbona filime y'umuntu wakatiwe adahari.
bamukatira burundu kandi ntibamufashe, ariko kuko ibyo yakoze bimuhama agenda ariko yarakatiwe. Ndashaka ubihuze nk'ibi abantu Imana yantumye nikugoragoza ukanga, ikagukorera ibitangaza n'ibimenyetso ukanga, ikaguhendahenda ukanga, ikakurengera ukanga, ikakwereka nturebe, ikakumvisha ntiwumve. Ibintu bibiri izagukorera dore nibi. Yarambwiye ngo dore ibintu igikorera batayumvira ni urupfu no kubacamo umurongo. Sinkubwiye ngo ugenzura abapfa n'ibyabishe n'impamvu bapfuye, ntibikurebe, genzura ibyawe. Icara wicare, utazajya widegembya waraciwemo umurongo. Surinye, ijambo ryitwa gusurinya yarimbwiye nkitangira kwerekwa, ni ijambo yambwiye nkica nkikizwa guca umurongo. Ejo bundi kuri 2 mu gitondo cya kare ngiye gukaraba, nigwa Imana yambwiye ngo ndashaka nguha ubutumwa bw'uyu mwaka. Umbwirira abantu ngo impamvu mbongereraho umunsi, nkabongereraho isegonda, nkabongereraho icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa umwaka, ni ukugira ngo batunganye ibidatunganyije. Hanyuma nibadatunganye ibidatunganyije, nzabakorera ibintu bibiri. Imana ikora ibintu bibiri: kugucaho umurongo ikakubwira iti njyaranye n'ababo, ikindi ni ugupfa. Irambwira ngo hari abantu bapfuye, hari n'abantu bajya bapfa bazira kutayumvira. Hari umuntu upfa kuko Imana ibonye ko agomba gupfa igihe cyageze. Hari abandi bapfa kubera impamvu y'Imana, ariko yambwiye ngo mu bantu bapfa harimo n'abantu bapfa bazize kutumvira Imana. Niko Imana yambwiye. Hari n'abadapfa ikabareka bakabaho, ikabacamo umurongo. Ari ukukwica ugapfa, ari ukugucishaho umurongo, nta cyiza kirimo, kuko kugucamo umurongo niko kuvuga ngo nugukatirwa burundu. Hari abantu bakatiwe burundu, ni nko kuvuga ngo njyaranye nawe, nta ntumwa nzongera kugutumaho, nta muhanuzi nzongera kukoherezaho, nta bitangaza n'ibimenyetso. Genda wiyobore, genda wigenge, genda wikontorore. Ibyo bintu Imana ijya ibikora, yabimbwiye ku itariki 2. Ndashaka kukwinginga, ndashaka kukubwira ngo ntago ubizi. Twinjira mu mwaka Imana yarateguye ibyawo. Ese ubizi ute ko uyu mwaka atari wo mwaka wa nyuma? Ubizi ute ko 2020 irangiye itarangiranye n'imbabazi Imana yakugiriye? Maze wishore mu byaha, winjire no muri 2021 widegembye nk'uko widegembeje umwaka ushize, ugira ngo ahari Imana izakukomeza ikubikira imbabazi. Hari umunsi w'imbabazi, hakaba n'umunsi w'umujinya. Irambwira ngo nukomeza kwiyobora, nukomeza kwitwara uko witwara, nukomeza kutayumvira, ugakomeza kuguma mu bibi, izakwica cyangwa iguceho umurongo. Hari abantu bapfuye bazira kutumvira Imana. Hari n'abandi bamaze gucibwaho umurongo bazira kutumvira Imana. Bariho bavuga ubutumwa, bariho bari mu mirimo, bariho kandi Imana yakatiye burundu. Nabitumwe nitabeshya, ni intuma nzajya mvuga ngo yantumye, nimpa ijambo mvuge ngo ni ijambo yampaye. Ariko iyi ni message yambwiye ngo umbwirira abantu banjye ngo nibatagaruka. Iyo umuntu Imana imwinginze ntagaruka, reka nkubwire, ntabwo abantu bavukira rimwe, nta nubwo bazapfira rimwe. Ntufate umuntu ngo uvuge uti mbese runaka murusha ibyaha, mbese runaka murusha ibyaha. Nta munzani wo gupima ibyaha ugira kugira ngo tumenye ibyaha byantuza, nta nubwo kumenya ibyaha by'abantu ari ibyacu. Ushobora kubaho umunsi wawe n'ukwezi kwawe n'umwaka wawe utaragera, ntawe umenya ukwezi, ntawe umenya itariki n'umunsi, ariko icyo ukwiye kumenya nukomeza kwinangira izagucaho umurongo cyangwa ikwice. Niko Imana yantumye. Kubera iki ishobora kugucaho umurongo cyangwa ikakwica? Nuko Imana iba yakoresheje imbaraga zayo zose, yakoresheje imbabazi zayo nyinshi, yakoresheje urukundo rwayo rwose, ikabona ntago uri kubyumva,
ikabona ntago uri kubyemera. Imbabazi Imana igufitiye zifite umupaka. Imbabazi Imana ikufitiye zifite aho zitazarenga. Ntago Imana izakwihorera, nta nubwo Imana izakomeza kukurinda kuko urimo urayihombya. Reka nkubwire, iyo urimo kugomera Imana uba urimo kuyihombya. Iyo uri gukora ibyaha uba uri guhombya Imana. Mbese ko bajya bafata abantu bariye imisoro n'amahoro, ko kandi abantu banyereza imisoro n'amahoro mwumvise ko batuma ubukungu bw'igihugu bujya hasi? Ariyo mpamvu babafatira imyanzuro yo kubafunga cyangwa bakabaca amande. Nimba koko, kandi koko nibyo, nimba kurigitisha imisoro n'amahoro bituma ubukungu bujya hasi, ushaka kumbwira ngo ibyaha mwirirwa mukora ku Mana ntibituma iterambere ry'umwuka rijya hasi? Imana kugira ngo ikomeze yorora abajura, abanyabyaha, niko guhomba kwayo. Niyo mpamvu izajya ibagabanya. Kandi nituvuga abanyabyaha ntukajye mu banyabyaha ba ruharwa. Twasomye ijambo hano rikomeye, batavuga ibyaha rero ukavuga uti ngewe utwo nkora turoroshye. Hari ijambo twasomye rivuga ngo wicara uvuga nabi mwene so. Ese wumvise ko no kuvuga nabi mwene so nabyo birimo? Wicara uvuga nabi mwene so. Waba uri gucuruza ukavuga nabi mwene so, mwaba muri saro mumaze guhaga iby'Imana yabahaye mukavuga bene so nabi, waba ugiye gusura mwene so mukavuga bene so nabi, mwaba mwicaye muri za biro zanyu mukavuga bene so nabi, hanyuma ukabeshyera mwene nyoko, ukamubeshyera, ukamugerekera, ukamushyirishamo. Ubwo se wumvise si ukubeshya gusa, ni ukubeshya no kwirirwa umuvuga nabi. Wumvise se ari ugusambana cyangwa wumvise ari ukwica? Siyo mpamvu babwira ngo indimi zanyu zireshya na karuvate muzigabanye muceceke, kuko kwirirwa uvuga nabi mwene so ari icyaha gihanwa n'ijuru. Mubeshyera bene nyoko. Ariko ibaze kuzira kubeshyera umuntu, ibaze kuzira kwicara uvuga nabi mwene so. Hari abanyamakuru birirwa bavuga ibinyoma kugira ngo binjize amafaranga. Ariko se wowe winjiza ngahe iyo uhimbiye mwene so? Kuko waba uzize iki? Ese inkuru watanze ko hari usohora inkuru akinjiza amadolari angahe? Hari usohora inkuru akinjiza amafaranga? Wowe iyo iyawe wakoze inkuru wakoze winjije iki? Kubura isi ukabura n'ijuru. Hari abavuga nabi babeshya inkuru bakazibeshya, barahari benshi. Kandi izo nkuru bakazungukamo. Wowe wungutse iki? Ubura ubugingo, ubura amafaranga. Ukorera ikihe kinyamakuru? Imana irambwira ngo umuntu wese yisuzume. Imana nikurindisha imbaraga zikomeye. Imana ikakuzigama, ikaguhagararaho, ikakwimana. Ntuyikorere cyangwa ngo ukiranuke. Izakwica cyangwa ngo iguceho umurongo. Ukimara kumva ubu butumwa, ukubanye n'Imana sinkuzi, n'ibihe mwagiranye ntabyo nzi, reka nkubwire, umuntu wese ushobora gutuma abandi bantu bagira amakuba, iyo batamubitse muri gereza bamuhanisha ikindi gihano. Ntushobora gusenya igihugu ngo ukomeze widegembye. Ntago wasenyera Imana ngo ukomeze widegembye. Izagukura mu bandi kugira ngo udakomeza kubanduza. Uwireka rero ikamukatira, ikamucaho umurongo, nuko ibibona yuko ibyo akora ari we byica wenyine. Ariko umuntu uteza abandi urupfu rwo mu bugingo izajya imukura mu bandi bice, kandi yagiye ibica. Ngenzi abantu bishwe n'Imana ndabazi, bitari muri Bibiliya. Nzi abarokore bishwe n'Imana, nzi n'abapagani bishwe n'Imana, nzi n'abandi bagiye kuzicwa n'Imana. Imana irica. Imana irica. Mujye mwishinga babatubuzi birirwa babashuka ngo na amahoro ukagira ngo nibo bayatanga. Ibyiza biri imbere, Imana yacu irahari. Ibyiza biri imbere, se hari ibyo wahababikiye?
amafaranga Imana izayabaha mu minsi iri imbere. Ni Imana se yabigutumye nibura? Nibakabakanga ntibakabatera ubwoba. Ntago tubatera ubwoba, turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibibi. Erega umuntu mubi aba ari mubi. Abantu babi mwihannye igihugu cyagubwa neza. Abantu babi mwihannye ibyago n'amakuba byagabanuka cyangwa bigashira. Abantu mwihannye twaramburirwa ukuboko kw'Imana kwiza, itorero ryamera neza, n'imiryango yacu yamera neza. Ibintu byose mubona ni ingaruka z'ibyaha abantu babamo, bagakururira abandi imivumo. Nukomeza kuba mubi ugakomeza guhombya Imana, izakwica kugira ngo utakomeza kuyihombya. Urimo gutukisha Imana, urayikoza isoni, utuma izina ry'Imana ritukwa. Ntabwo izina ry'Imana rizatukwa ku bwawe buri munsi. Uzi ko burya uri umurokore, ye baba data we, uzi ko burya ayobora korari, uzi ko agira gutya. Ibaza ayo magambo abantu bakuvuga uba mu rusengero. Disi ye baba we, uzi ko ntarenzi ko kiriya kigabo gikijijwe, ye baba we ngo ni n'ikidiyakoni. Ibaze ayo magambo bari kuvuga, ntago ari amagambo azagutera kurama, hari igihe uzakenyuka. Kandi iyo umuntu ajya gukenyuka banza kuba igikenya. Kandi iyo umuntu ari igikenya hari ahantu Imana iba yaramwanditse buryo. Nashakaga kubabwira ngo nimugarukira aho mugeze, Imana itazagucaho umurongo cyangwa ikakwica. Abantu bananira Imana ngo nta kindi bakoresha. Kandi reka mbabwire, Imana ijya kukwica cyangwa kugucaho umurongo yarakujyanye muri gereza, yarakujyanye mu bitaro, yaraguteje ibihombo, yaraguteje urugamba kugira ngo uyihindukirire, cyangwa se yaraguhaye ibyiza, yaraguhaye akazi keza, yaraguhaye inote. Hari igihe umuntu yicara agahamagara inote zikamwizanira, mutagira ngo abantu bose biyuhakuye. Hari abantu Imana yahaye iranabongeza, yaraguhaye abahungu, yaraguhaye abakobwa, yaraguhaye umugore mwiza kandi uri igihararumbo, yaraguhaye umugabo mwiza kandi uri mabeshu, yarakugiriye neza, yaraguhaye icyubahiro, yaraguhaye ijambo. Iyije kubikuryoza irashaka ngo nukizwe, nudakizwe uzapfa cyangwa iguceho umurongo. Ni Uwiteka yantumye. Dore ndakarabye ngiye kugusengera, tugiye gusenga. Ntago nzi imyaka yakongeje. Wasanga uyu mwaka wa 2021 wasanga ariho imbabazi zayo zizarangirira kuri wowe. Erega imbabazi aho Imana izi imbabazi zayo zirangirira ku muntu niho zitangirira no ku wundi. Ntago turi bamwe. Buri wese afite aho akatana n'Imana, kandi buri isi ifite ibyumba tubikamo. Icyo nzi nuko yambwiye ngo nukomeza kwidegembya, ugakomeza kwigira nayo, ugakomeza kwiyobagiza, izagucamo umurongo cyangwa ikwice. Kandi yarambwiye ngo ibyo ngibyo hari abo yamaze kubikorera, hari n'abandi ngo izabikorera. Cungira umutekano ubuzima bwawe, cungira umutekano ubugingo bwawe. Ntabwo imbabazi zazigumana kuri wowe. Ifite imbabazi nyinshi, ariko izawe zifite aho zigarukiye. Ntago mpazi, ariko ntabwo izihorana. Yego, iyi zihorana itagira akara yari kubabarira abanyegiputa, iyi zihorana yari kubabarira Mose. Reka nkubwire, iyi zihorana yari kubabarira Ayi, iyi zihorana yari kubabarira Yeriko. Iyi zihorana hari igihe zihagarara yari kubabarira Abafilisitiya. Iyi zihorana ntiyari guhorera Samusoni ngo ihorere amaso ye. Hari aho zigarukira. Reka nkubwire, yateje icyago cya mbere mu Egiputa, iteza icya kabiri, iteza icya gatatu, iteza icya kane. Ese ugira ngo burya urupfu ntiyari rufite? Iyi bishaka yari guhindura ibiti byo mu Egiputa bikavamo inkota, ikagenda ikaba ubwayo. Igiti kikavamo inkota kikamera amaguru, kikagenda cyica abanyegiputa. Ariko bakoze ibibugu, inda, ibikere, amazi ahinduka amaraso, abana b'abahungu barapfa, abana barapfa bifura. Ariko imbabazi irazibagirira, bakandabiza Abisiraheli, iraceceka. Barabarenganya, iranuma. Barabarenganya, iraceceka.
ariko riravuga iti ndabibikiye. Irabibikira ku nyanja, ntago bari bazi ko ibibikiye. Ngo bafata ingabo zikomeye, ngo bafata intwaro zihambaye, ngo bajya bakurikirana Abisiraheli. Imana yari yarabaretse ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe. Niryo jambo twasomye ngo ubwo uri nyanga guhanwa, ngo uhora wirenza amagambo. Reka nkubwire, muri korari barakubwiriza ukayirenza, wajya ku macano bakakubwiriza ukayirenza, wabwirijwe n'aba wirenza amagambo, urayirenza aca hano agahingukira hano. Ariko ngo izabirundanya ibishyira imbere yawe uko bikurikirana. Nimba uzi ubwenge garukira aho ugeze, kandi aho abantu batazi Imana irahazi. Imbabazi z'Imana zirarangira. Uzasome Bibiliya uzasanga ariko zirangira kuri hamwe zigatangira ku bandi. Imbabazi z'Imana zishobora kurangira kuri wowe, ntago Imana iteze kuzibura, ariko kuri wowe ikarangira ikavuga iti nizi nguhaye, icyo gisobanukirwe. Irababarira, irabareka, barushya Abisiraheli, babakoresha uburetwa, ikajya imera nkaho itabazi, ukagira ngo nta n'icyo bapfana. Bakababumbisha amatafari, bakabapangira ngo nibabyara bajye banigira abana babo mu matako ntibakavuke. Barabipanga, babishyira mu bikorwa, ngo bakananiza abagabo b'Abisiraheli ngo kugira ngo atazakomeza kugira imbaraga zo kubyara. Ngo bakababumbisha amatafari menshi, ngo bakabima ibyo kurya no kunywa. Imana ireba, ariko ngo igihe kimwe irahaguruka izana ibyago 10 ntibabibona. Ngo ariko bakomeza gukurikirana Abisiraheli, ngo barabakurikirana kugeza ubwo bakandagira mu ariko kuki muhagarara mu nzira Imana yaduciriye? Nta n'isoni. Erega Imana icira Abisiraheli inzira mu mazi, n'Abanyegiputa barabomeka. Muzi kutwameka icyo kora muragashoboye. Barabomeka barabomeka, dore ko nta soni bagira. Barabomeka mu nzira Imana yaciriye Abisiraheli. Ntukanyure mu nzira Imana yaciriye Abisiraheli atari wowe yayiciriye, wayigwamo. Ngo bageze mu mazi, Imana ihamagara amazi y'iburyo n'ay'ibumoso, ngo Abisiraheli irambuka, Abanyegiputa ibatsinda mu mazi. Ngo ikura inziga ku magare, ngo bayakurura biruhije. Ariko Imana ihombye Egiputa. Imana ntiyakwica utamaze kwishyura iby'abandi. Reka nkubwire, ubutunzi bwose Abisiraheli bakoreye mu Egiputa Imana ntago babusigaranye, bahombye byinshi mu nyanja. Bahombye abantu, bahomba ibintu, bamenya ko Abisiraheli ari abantu b'Imana. Reka nkubwire, ngo bajya mu mazi, Imana ibicira hehe? Mu mazi, kubwo gukomeza kuyivogera. Nje kukubwira ngo wivogere Imana. Wikinjirana uburozi mu rusengero, wikinjirana y'ubugambanyi, mwiba abagome, inama z'ubugome, za nama z'ubucakura, amagurupe y'ubujajwa, amagurupe y'amagambo, amagurupe y'amatiku. Nimubivemo, nimukizwe. Imana iraje kugororera buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Musigeho ibyo mwakoze birahagije. Nimudakizwa ku bw'agapfukamunwa muzakizwe kuri metero. Nimudakizwa ku bwa metero, mukizwe n'ukuntu mwinjira mu nsengero mufite umubare w'abantu mutagomba kurenza. Kuki ubundi mudahinduka? Kuki mutamenya? Kuki mwigishwa ntimufate? Kuki mutareka inama zanyu? Uzi inama zibera mu nsengero z'ubugambanyi n'ubugome, aho abantu bicara ku muntu kugira ngo bamushakire dosiye, bagahimba icyo bamugerekaho kugira ngo bamuhutaze, bakagishaka ntibakibone, bakagishakisha. Nimugende mukora kandi kazi, mureba baguye, mubahendahende bagaruke, mureba bacitse intebye, mubinginge baze, mureba bazimye, mubasengere, mutanga inama, mukorera Imana. Imana ije guhemba, ije no guhana, kandi buri wese izamugororera ibikwiriye ibyo yakoze. Tugiye gusenga, narinje kukubwira ngo Imana nukomeza kwidegembya ugakomeza kuyihemukira izagucaho umurongo cyangwa ikwice. Tugiye gusenga, wanyemerera ukava mu bibi, wanyemerera ugafata umwanzuro, mwanyemerera mugakizwa,
abakijijwe mu bivanga mwabivangura wanyemerera ukava mu mabi yawe. Reka dusenge hanyuma twinginga Imana. Irakicaye ku ntebe y'imbabazi, ntawe uzi isaha yahagurukira, kandi isaha izahagurukira kuri ntuza si izahagurukira kuri wowe. Hari igihe izahaguruka iwawe iw'abandi yicaye. Nje kukubwira ngo hari igihe izaguhagurukira ku bandi yicaye. Hari igihe izagushakira imvura yo mu mpeshyi. Yego Mana ya Isaka na Yakobo, iyi ni message wampaye nanjye ndayitanze. Ndasengera abantu bawe Mana, ndabingingira aho bari hafi na kure, kugira ngo bakize icyaha n'icyago, imyaka yabo yose yo kubaho yiyongere. Ndasenze kugira ngo bababarire ikibi cyabo, ndasenze kugira ngo babarire abanyabyaha kandi ubatere kwihana, kugira ngo uburakari bwawe urakariye abantu badakijijwe n'ababivanga kugira ngo bushire. Ndabasengeye abari hafi na kure, ndabasengeye Mwami abanyabyaha aho bateraniye, ubarebesha amaso y'imbabazi n'impuhwe, ubavane mu kibi cyabo, ubahindurira amateka muri uyu mwaka. Bafate Bibiliya batubusambo, bafate indirimbo bakuririmbire, baguhimbaze, baguhe icyubahiro, kandi izina ryawe rishyirwe hejuru ku bwabo. Ndabasengeye Mwami abankurikiranye bose n'abatankurikiranye, ngo ugenderere imitima n'ubugingo bwabo, ubahe kureka ikibi kumenye. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha, mbifurije amahirwe masa yo gukundana n'Imana kugira ngo itegeke iby'iminsi n'ibihe. Kandi nkomeje gushimira abakomeje mwese kudukurikirana, kuduha impuguro no kutuba hafi muduhumuriza mu buryo bwose. Uyu mwaka uzababere uwo kwaguka no kunguka mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Iy'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu, amen.